hanyuma tujya kwakira Rumi. Ladies and gentlemen, amashimwe cyane twakire Rumi. Yo, what's up, what's good? What's up, honey? Guys, nishimye kugaruka mu rugo. Mu minsi yashize nibwo narimo ndareba kuri agenda y'ibintu nshobora gukora. Sanga urwenya ari rwonyine nshobora gukora neza kubera ko mu buzima busanzwe ngiye mu inzoga. Kandi zikagira ikibazo. Nize photographing mu minsi yashize. Maze kwiga photographing ndayifata ndayimenya. Mbona nikiraka mu bukwe. Murabiza aba photographe basanzwe yagiye gufotora. Afunga ijisho agafotora bisanzwe. Yamara gufotora agafungura ijisho akabatambuka mu bantu babwira ati mwegerane. Ngewe rero nabonye ikiraka cyo mu bukwe. Ndavuganira ko nk'uducupa dutanu kugira ngo ngire ka confidence. Noneho nangiye gufotora, nanjye nabikoraga nk'ibisanzwe ngafunga ijisho. Ariko kubera agacupa gakomeza ngarifunga ngakata mu bantu babwira mwegerane mbafotore. Ahantu naboneye ko inzoga ari mbi noneho neza. Ejo buno umumotari yarantwaye anyweye ku gishusho njyana mu Gatsata. Nawe yashyizemo agacupa twumvikana bibiri. Ariko ntabwo nari mbizi ko yasinze. Tugeze mu Gatsata nyweyemo amafaranga ngiye kumwishyura ahita nangamereza 5 ngo ngarurira ndihuta. Noneho nshatse kuzana ibintu byo kuburana nambwira ngo ariko ubundi wazashatse mamo code. Ahantu nakonfirmye neza ko inzoga ari mbi. Hari umushuti wanjye yitwa Fred ni umusirikare yavuye muri mission tujya kunywa agacupa. Tugeze nko mu saa 9 z'ijoro twese twasinze. Ngeyo nasinze ngo ibintu bitari byiza yari yicaye nkara Fred nanjye nicaye hano. Fata ifoto ye mitanyishyira kuri status navuga ngo rest in peace Fred. Ngugiye tugukunze ngugiye kiri muto. Yicaye hariya nawe ari mu bantu bareba status zanjye byihuse. Abarayibonye ahita mbwira ngo Yesu we ngo numbwire ko ngo Fred yapfuye Rumi. Ndangije navuga se Fred uramuze ngo byoresha ngo si umwana w'umusirikare ngo neravuye no muri mission vuba. Iryo joro ryose twaraye dupanganye nawe ukuntu tuzajya gushyingura Fred. Mu Gatsata niho wabora hambere abi ibintu biteye ubwoba. Ntabwo biteye ubwoba. Ikintu cyose gikorwa mu buzima busanzwe bo bagikora mu bundi buryo. Mu bukwe bashyira umuntu ku nyama ku idisha y'inyama akagereba ko nta muntu urenze inyama 2. Mu Gatsata ho ntabwo ariko tubigenza. Bafata MC akegera idishe akajyamera nkaho atabyitaye bari kabikurikirana. Akajyava ngo nagira ngo sabe ari abana barure bano babyeyi. Kandi abikurikirana. Noneho ngiye nagiyeyo nzika atarimo kundeba narura inyama 6. Numva isakanyuza ngo Rumi ngaho urakabije. Ngo gabanya izo nyama kabisa. Ngo bagenzi bawe nabo bakeneye kurya. Abantu ba mbere bajye bancanga bakanansetsa n'abarandi road bo mu Gatsata. Ahantu hambere nabaga hari umurandi road utita ku bintu. Namujyamagamo nk'amezi 2 nkajya mucunga hari katankoresha yo nafite amafaranga yo ngurimo amezi 2 naha nijoro ninzi. Naramucungaga ngataha nijoro nko masasa z'ijoro nkagenda ngafungura nkajya mu nzu. Undi murandi road nagiyeho we yifitemo ikintu cy'ikibig energy. Wiyaguhaye inzu agura ufunguzo rumwe agasigarana urundi. Nagiye gukodesha iwe rero nk'ibisanzwe mujyamo amezi 2 none nganya nshaka kumwambura ngataha nijoro ngafungura. Bigeze arafungura ninjiye musanga aryamye ku buri ngo Rumi ngo nabonye kugufatisha biba bitoroshe. Ngo nanatetse ngurayongera ku inzu. Showbiz yacu imaze iminsi iri mu bintu bya showbiz zose birabibamo. Ndagira ngo mbabwire ko usibye no mu Rwanda back in the day USA West Coast East Coast Nigeria Mobad yarapfuye so entertainment yose izamo showbiz yose izamo ibintu nkabiri.
rero twatwawe n'amatiku ku buryo niyo hagize umuntu ugerageza kuzana akantu keza tuhita tumurwanya. Element ejo muri yari registarinze kugira ngo ajye muri Grammy, numva abantu bose ngangurana barashyanuka ngo buriya birabine ngo yakoze ngo bihuriye. None ngiye nk'umunyarwenya nahise ndeba nko mu myaka 10 igiye kuza dufite entertainment ziza, birashoboka ko twagira umuntu ujya muri Grammy Awards. Nirwo ngiye kuguha nega amatwi, birashoboka ko The Ben yajya muri Grammy. Umuntu tuvuge umwe musevuga, ladies and gentlemen, this artist, he's from Rwanda, The Ben, the winner of the best singer of the Africa. The Ben muramuzi n'uduswaga twe agadatambika akaza yabaye na USA interview yaba ari bon. Nese nibaza noneho nk'umubyinnyi aramusa kindi atsindiye Grammy. Murabizi wena tuvuge umubyinnyi ngiye mfana General Benda agatambuka agakubita utuntu bakavuga turi mwana arenze ikibazo cyaba kuri speech, akaza ngo hello guys see the Grammy see the outfit, see you. Singi